Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Buri wese ndamusuhuje mu kwemera kwe. Mbaye ikaze muri kano kanya kuri On Time TV, aho muri hirya no hino y'abana mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi, mukurikira amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV, iyo channel yacu dukomeje kubagezaho bya bivugwa muri politike, ubuzima, uburezi, imikino, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi. Wabyakira ute Kiliziya Gatolika iramutse yemeye ko umukristo cyangwa se usengera mu idini rya Kiliziya Gatolika ashyingiranwa n'abagore barenze umwe cyangwa se umugore agashyingiranwa n'abagabo barenze umwe? Wabyakira ute? Nkuko idini ya Islam ibikora igihe cyose umuntu abifitiye ubushobozi, wabyakira ute? Ibyo nibyo tugiye kuganira muri kano kanya muri no nkuru yacu. Ndagira ngo uze kuyikurikira umvu irangize, uze kubona wera mu gitekerezo cyawe, nyandikira muri comment. Ushobora no kugira icyifuzo cyangwa se inyunganizi, nabyo turaza kubyakira. Ukande like mu gihe udukurikiye, mu gihe utarakora subscribe nawe uyikora, ukande kwa n'amagambo yanditsemo subscribe rembereze na On Time TV, arahitaza akamitso k'inzogera kuga kandeho aho wibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Ndajya ngwereza ubutumwa bugufi, notification, bityo amakuru avugwa hano mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi kugeraho mu buryo bukoroheye. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri raporo y'abepiskopi Gatolika muri Afrika basohoye. Ni raporo ya nyuma igaragaza uko babona ikibazo cy'ubushyingiranwe bw'abarenga umwe, icyo twita polygamy mu ndimi z'amahanga, n'ingorane kibateza mu butumwa bwiyogeza butumwa. Iyi raporo ikaba ari raporo ya page 25 cyangwa se impapuro 25 yakozwe hashingiwe ku nshingano bahawe n'inteko rusange ya 16 ya sinode y'abepiskopi. Iyo nshingano rero yari yo gufasha ihuriro ry'inama y'abepiskopi muri Afrika na Madagascar SECAM gukora ubushishozi bwimbitse mu rwego rwa teolojiya n'urwa gishumba kuri iki kibazo cy'ubushyingiranwe bw'abarenga umwe, aho raporo yateguwe na komisiyo y'ihuriro ry'inama y'abepiskopi muri Afrika na Madagascar igizwe n'abahanga muri teolojiya n'izindi nzobere mu by'iyobokamana, ikaba igaragaza isesengura ryimbitse rishingiye ku buryo bwiswe kumva inshuro enye, kumva umuco nyafurika, ijambo ry'Imana, inyigisho za Kiliziya ku isakaramento ryo gushyingirwa ndetse n'imikorere isanzwe iriho mu maparuwasi no mu madiyoseze. Ibi nibyo tugiye kugaruka mu buryo burangure. Ngira ngo uze kuma igitekerezo n'ugenda utatubwiye uko byumva, niba ubyumva kimwe nabo. Urumva ko bo bashingiye ku bintu bine: ni ijambo ry'Imana, sibyo? Bashingira ku muco wa Afrika, bashingira ku nyigisho za Kiliziya ku isakaramento ryo gushyingirwa ndetse n'imikorere isanzweho iriho mu maparuwasi no mu madiyoseze. Reka mbikubwireho mu buryo burambuye ariko butakurambira. Nizere ko turi buze kubana kandi ukaza no kuduha igitekerezo cyawe tubwira uko utwumva. Reka dutangire rero mbabwira kuri no raporo. Ni raporo itangira isobanura ko umuryango nyafurika ushingiye ku isezerano rihuza abantu, abakurambere n'Imana. Muri uwo muco umwana ni umutungo ukomeye cyane kuko atuma umuryango ukomeza kubaho kandi ugakomereza izina ryawo. Ni muri urwo rwego ubushyingiranwe bw'abarenga umwe bwagiye buboneka nk'uburyo bwo kongera urubyaro no gushimangira ubufatanye n'imibanire hagati y'imiryango. Kenshi bwakoreshwaga mu nyungu z'ubukungu, ubufatanye n'inyungu za politiki. Abanditsi b'iyi raporo bagaragaza ko nubwo ijambo gushyingiranwa n'abarenze umwe rishobora no kuvuga umugore ufite abagabo benshi, mu by'ukuri muri Afrika hakunze kuboneka cyane umugabo ufite abagore benshi. Iyi raporo igaragaza ko no muri Bibiliya habonetse uburyo butandukanye bwo gushyingiranwa, harimo n'ubw'abarenga umwe, ariko buhoro buhoro Bibiliya igenda igaragaza ko icyifuzo cy'Imana ari ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe. Abanditsi b'iyi raporo bavuga ko iba ari igice cy'inyigisho y'Imana igenda ihishura buhoro buhoro, aho Imana yihanganira ibitagenda neza mu mateka ariko igahishura buhoro buhoro icyiza cyuzuye. Bashimangira ko Yesu Kristo yigishije ko isakaramento ryo gushyingirwa ari ubumwe bw'umugabo umwe n'umugore umwe bushingiye ku rukundo rwihariye kandi rudasaranganwa. Mugende mwumva neza kugira ngo mubone aho muhera mu bitekerezo byanyu. Ariko niba nkurikiye wowe, kanda like nonaha, uze no gukora share ubisangize n'abandi nabo baze kutubwira uko babyumva.
Bano basaserodoti bakoze iyi raporo bagaragaza ko impamvu akenshi zituma habaho gushaka abagore benshi cyangwa se abagabo benshi nko kutabyara zitagomba gufatwa nk'impamvu yumvikana mu nyigisho za Gikristo. Bibiliya yigisha ko uburumbuke nyabwo burenze kubyara bukagaragarira mu kubaho neza no gukurikiza Imana. Iyi raporo igaragaza ko mu nyigisho za Kiliziya urushaka ari ukwiyegurira undi wese mu buryo bwuzuye, bityo kwibaza niba umuntu ashobora kwitanga byuzuye ku bantu benshi icyarimwe ni ikibazo kigikomeye. Hanibazwa ku ngaruka z'amarangamutima n'imibanire, aho bavuga bati ese urukundo rudasaranganwa rushobora kubaho mu mibanire isangiwe n'abantu benshi? Iki kibazo nawe dufashe kugisubiza. Intumwa Pawulo nawe yagereranyije urushako n'urukundo rwa Kristo na Kiliziya rukaba urukundo rwihariye kandi rudasangiwe. Kiliziya muri Afurika imaze igihe ihura n'imbogamizi zituruka ku bashaka guhabwa batisimu bakiri mu bashyingiranwe by'abarenga umwe. Mu bihe bya mbere abamisiyoneri basabaga ko umuntu ava muri ubwo bushyingiranwe kugira ngo abone kubatizwa. Ubu ariko hari uburyo butandukanye bwa gishumba bukoreshwa, aho basaba umugabo guhitamo umugore umwe ariko agakomeza kwita ku bandi n'abana babo. Hari aho hashyirwaho ubumenyereza butumwa buhoraho ku bakiri muri ubwo buzima bagakomeza kwigishwa ariko batarahabwa amasakaramentu. Hari naho umugore wa mbere ashobora kubatizwa cyane cyane iyo yashyingiwe mu buryo bw'abarenga umwe atabyishakiye. Komisiyo ya Sekamu ishimangira ko guha batisimu umuntu ugambiriye gukomeza kubaho mu bushyingiranwa bw'abarenga umwe bishobora gutesha agaciro isakaramentu rya batisimu. Bityo basaba ko ubusanzwe batisimu ihabwa umuntu wamaze kwemera no kwiyemeza kubaho mu rushako rw'umugabo umwe n'umugore umwe. Nubwo bimeze bityo, iyi raporo ishimangira ko Kiliziya igomba gukoresha uburyo bwo kwegera abantu, kubumva no kubaherekeza aho kubaca. Ibi bisobanuye ko imiryango ibaye mu bushyingiranwe bw'abarenga umwe igomba gufashwa buhoro buhoro gusobanukirwa inyigisho za Gikristo itirukanwe. Abagize iyo miryango bamwe bashobora kwakira amasakaramentu, abandi bagakomeza urugendo rw'ukwemera mu cyizere cyo kuzagera ku kwinjira byuzuye mu buzima bwa Kiliziya. Mu gusoza natwe tugana ku musozo kugira ngo namwe mubone uko muduha ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comment. Abepiskopi bagaragaza ko iki kibazo kiri mu murongo mugari wo guhuza ivanjiri n'umuco nyafurika, icyo bita inculturation. Inshingano ya Kiliziya muri Afurika ikaba kwamamaza ivanjiri mu buryo bwubahiriza umuco ariko itirengagije ukuri kw'inyigisho za Gikristo kurushaho. Ngayo nguko nuko iyi raporo Abepiskopi Gatolika muri Afurika basohoye igaragaza uko babona ikibazo cy'ubushyingiranwe bw'abarenga umwe, polygamy n'ingorane kibatera mu butumwa bw'iyogezabutumwa. Iyi raporo ikaba igizwe n'impapuro 25, ikaba yarakozwe hashingiwe ku nshingano bahawe n'inteko rusange ya 16 ya Synode y'Abepiskopi, iyo bize Synod on Synodality. Murabyumva gute? Murabibona gute? Ubu aho bigeze rero njyewe ngiye kurekera aho ngaho, tugende tuganira mumbwira uko mubyumva. Ese mubona bitwaye iki? Murebe kuri zango z'abayisilamu muturanye. Nabonye idini rya Isilamu rirabyemera. Usanga umugabo yafite ubushobozi ashobora gutunga umugore umwe, ariko nk'uko nabo babigarutseho usanga iyo tuvuze gushyingiranwa birenze umwe kenshi dukunda kubibona ku bagabo, ugasanga umugabo afite ingo zirenga 5-6. Hano mu Rwanda mwagiye mwumva hariya mu karere ka Gicumbi hari umugabo rwose utunze abagore barenga bangahe, ni 5 ni 10 sinzi. Hari umugabo ufite abagore benshi ariko ngo bose abitaho, ubona ko bishimye, arababwira ati ngiye gushaka n'undi, ukabona bose babanye neza. Kubera iki? Arabafata akavuga ati mu bushobozi bwanjye ngiye gushaka undi, akamwe ati mfite abandi bagore hano, uyu ari hano n'uyu ari hano. Nge ntabwo ndi kuvuga ku bino by'abepiskopi nabivuye nyine, ndi kubabwira uko bimeze, ahubwo nari ndi kuvuga ngo kugira ngo dukomeze twahagure nyine ibitekerezo turebera hamwe uko tubyumva twebwe, bo bafite uko babyumva mu nshingano zabo, nta nubwo tugomba kwivanga mu kazi kabo no mu nshingano zabo, ahubwo tuba turi kubabwira uko bimeze. Ariko nge ndi kubabwira real life stories tuzi. Mu karere ka Gicumbi hari umugabo rwose nge naramwiboneye ufite abagore benshi kandi bose ngo barakundana, arabahahira
nabonaga itangazamakuru ribaganiriza maze simubanye muze ati tubanye neza rwose turubahana, bubaha umugore mukuru baramuzi, nawe baramubabwiye, nawe akagira iminsi yo kuvuga ngo uno munsi ndaba ndi kwa kanaka, ejo nzaba ndi kwa kanaka, ikindi gihe nzaba ndi kwa kanaka, bose bakabyumva kandi bakagera gute bakabyakira. Noneho mukurikije rero ibimbabwiye, mwebwe murabyumva gute, murabibona gute? Murajyandikirwa ubutumwa bugufi muri comment, muduhe ibitekerezo byanyu. Hanyuma niba utarakora subscribe uyikore, urakana ko ari amagambo yanditsemo subscribe ari imbere zina on time TV, haritaza akamenyetso k'inzogera kuga kandeho, aho uzajya uba wibereye mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, ndajya mwohereza ubutumwa bugufi notification, hanyuma umenya amakuru agiye atandukanye. Buriya nabivuze mu ncamake nangira ajya bavugwa muri politike, ubuzima, uburezi, imikino, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi nayo tuba tugiye tuyafite. Mbona no kubabwira ko tubafite indi channel nshyashya bita Rwanda TV, nayo muyirebe muyisubscribing, ikunda kunyura amakuru ya sport na politike cyane, nayo ikaba ari channel nziza nyine ibagezaho amakuru agiye atandukanye. Mbona no kubwira ko abantu mwifuza kwamamaza ibikorwa byanyu, twabafunguriye company yitwa Seba Kamakawa Limited, dukora ibintu bigiye bitandukanye. Abafite amakwe tubafasha gufata amafoto y'ubukwe, amavideo, abashaka gukoresha amakarita, abashaka gukoresha inyandiko runaka, abafite ibyo bagurisha, abashaka guhura n'abaguzi n'abagurisha, ibyo byose tukabafasha none no kwamamaza ibikorwa byanyu mu buryo bw'umwihariko, aho tugukorera post, pankarite post, ushobora kuba postinga kuri stati, ushobora kuhagenda ugaprinting ukamanika ku muryango wawe, bya bindi mwita ibyapa. Kimwe nuko tugukorera na twa video anime turimo n'amajwi, tugaragaza ibyo ukora mu ma slide show, cyangwa se tukagufasha no kurikodinga ikiganiro. Mugire ibihe byiza rero, ndabashimiye cyane, nizere ko twabanye neza.